iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Yesu yagiye yigisha abantu benshi ku ngingo zitandukanye, ariko izo turi kurebaho muri iyi minsi ni izijyanye n'agakiza. Twabonye umugabo witwa Nikodemo. Yesu yamubwirije ubutumwa bwiza. Hari n'abandi tuzagenda tubona Yesu yabwirije ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ku kuntu abantu bazibona bakamenya neza bari bo cyagiye Yesu azaba agarutse. Yesu yararimo yigisha ku bijyanye n'ikiriya gihe igihe azaba agarutse, avuga ku mugani w'abakobwa 10. Abakobwa 10 babari. Matayo igice cya 25 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo waho wa 13. Ndagira ngo dusome ayo magambo hanyuma turebe icyo Yesu yavuze ku bijyanye n'igihe azaba agarutse. Mbese abantu bizabagendekera gute? Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Reka nsubire muri no jambo nk'uko Yesu yarivuze. Ndababwira ukuri, mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Wowe uteze amatwi ushobora kubuza ibyo ugiye gukora mu mwanya muto uri imbere, ariko ndakubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana ko utazi igihe Yesu azagarukira, nta nubwo uzi igihe uzapfira. Rero wari ukwiriye kuba maso ukumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ukagikora kugira ngo ube witeguye. Yesu akiri hano ku isi yagiye yigisha kenshi, adahwema guhwiturira abantu kuba abanyabwenge. Nk'uko bigaragara muri uyu mugani, ku iherezo abantu benshi bibwiraga ko barimo kujya mu ijuru bajugunwe hanze mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho bazaririra bakahekenyera amenyo iteka n'iteka. Kubera iki ibi bizababaho? Ni ukubera iki bazarimbuka kandi barambaraga neza, bararirimbaga neza, barasengaga ibihe byinshi, barahanuraga, baratangaga 10 n'amaturo, barafashaga abakene, barajyaga mu materaniro buri gihe cyose mu buzima bwabo. Abandi bavuga bati, jyewe navukiye mu idini cyangwa se mu itorero, ndibatirizwamo, ndikuriramo, ndishakiramo, ninapfa ni naho bazanshyingura, kandi naranapfuye niho banshyinguye, ntabwo nigeze nca ku ruhande, sinigeze ndeba hirya cyangwa hino, nakomeje iyo nzira nasanze abandi barimo. Ariko ndagira ngo urebe muri Matayo igice cya 7
umurongo waho wa 21 kugeza ku wa 23 turabona igisubizo. Ni iki Yesu yavuze kuri aba bantu yari arimo yigisha? Yewe haruguru ku murongo wa 13 avuga ku irembo rifunganye, avuga ko dukwiye kunyura mu irembo rifunganye, kuko iri rembo niryo rembo ryinjira mu bwami bw'Imana, ariko atubuza kunyura mu irembo rigari, kuko iryo ngiryo ari irembo rijyana mu kurimbuka. Yewe anatwihanangiriza ku bijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma, kuko abo ngabo bayobya nyine abantu. Kubera iki? Bishakira iby'indamu zabo. Ariko Yesu ageze hano ku murongo wa 21 yavuze ijambo rikomeye cyane njya ntindaho kenshi. Yaravuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Yesu ubwe niwe uzaberurira kuri uwo munsi. Niko narindi kuvuga hano haruguru, kuri uwo munsi ibintu byose bizahishurwa. Abantu biyoberanyaga, abantu bagiye badafite aho bahagaze, bataciye ku irembo nyarembo, abangaba bazamenyekana kuri uwo munsi. Yesu ngo azaberurira, ababwira ati sinigeze kubamenya. Bya mihindiro yose, za haleluya haleluya, za Yesu ashimwe z'urudaca, ya maturo n'icyacumi, bya bindi byo gufasha abakene, ibyo wakoze byose, byaba guhanura, byaba kwirukana abadayimoni, byaba mu biki, Yesu nibwo azaberurira. Aba bose bakekaga yuko bari mu nzira ijya mu ijuru, bakekaga yuko guhanura cyangwa se kuvuga indimi cyangwa se kwirukana abadayimoni, bakekaga yuko bifiteho utumenyetso twatuma biringira ko bazajya mu ijuru. Nibwo nzaberurira nti nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. Hepfo gato hari amagambo y'ubwenge ku murongo wa 24. Aya ni amagambo nkunda gusoma kenshi, kuko ni amagambo yangiriye umumaro, kandi ni amagambo nawe yakugirira umumaro. Uramenya utazaba umuntu utereye aho umunyedini disi we, utazaba umuntu uri aho ngaho wibwira yuko kujya mu ijuru ari ishaba. Hoya, kujya mu ijuru bigira aho bitangirira, kandi ugomba utangirira aho ngaho. Nutahatangirira ni lazima ntabwo uzagera mu ijuru. Murongo wa 24, Yesu amaze kuvuga ayo magambo hejuru, akimara kuvuga ati nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi, nibwo noneho yababwiye amagambo asa n'umugani, ariko ni amagambo y'ubwenge arimo umuburo. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye, n'ayaye magambo usomye Bibiliya, ndetse no muri iki gice twari tumaze gusoma, by'umwihariko ku murongo wa 13 yavuze inzira ebyiri. None se ko yavuze ngo tunyure mu nzira ifunganye, niyo waciyemo? Cyangwa wararebye gusa urabyuka uravuga utoke reka nigire muri ratorero, uragenda ubaza icyo bisaba kugira ngo ube umumambure waryo? Bati nukuza ukiga inyigisho z'igice, sina zose, ukiga inyigisho z'igice, hanyuma ukabatizwa, tukakwandika, ugatanga icyacumi, ukajya mu materaniro, ukitabira gahunda zose z'itorero, ubundi bikaba bihagije. Nawe uravuga uti okay, byo nzabikora. Koko uranabikora rwose, ariko se koko ibyo ngibyo nibyo Imana isaba kugira ngo umuntu ajye mu ijuru? Igisubizo ni we. Yesu rero icyo yavuze yuko umuntu wumva amagambo ye akayakomeza, mu yandi magambo akayizera, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Donc uru ni urufatiro nyarufatiro. Urufatiro nyarufatiro rero ni uruhe? Nuko wubaka ubuzima bwawe. Niba ushaka kuzajya mu ijuru, ukwiriye kubaka ubuzima bwawe uhereye uyu munsi wa none ku rutare ari rwo Yesu Kristo, ukumva amagambo ye,
ukayizera ukayakomeza, icyo gihe uzaba uri kubaka ku rutare. Kandi igihe cyo gushungurwa nikigera, igihe imvura izaba iguye, imivu igatemba, umuyaga ugahuha, byose bikikubita kuri wowe, ntabwo uzanyeganyega, ntabwo uzaba, kuko uzaba ushinzwe ku rutare. Ariko dore abantu noneho bano bumva amagambo ya Kristo bakayashyira ku ruhande, ntibayakomeze. Abangaba yabagereranije n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Hari abantu barimo bubaka ku musenyi, bahanura ariko bashinze ku musenyi, bavuga mu ndimi ariko bashinze ku musenyi, yewe bakora ibintu byinshi byiza bitandukanye ariko bashinze ku musenyi. Umunsi wo kugenzura nugera, bazarambarara, ntabwo bazahagarara. Bano bakobwa rero 10, ntekereza yuko batwigisha ibintu byinshi tutabasha kuvuga muri iyi minota yacu dufite. Ariko iyo urebye ubona bose bari baratumiwe, bose bumvaga bakwiriye gutaha ubukwe. Bari baratumiwe kandi rwose babyimvamo, baravuga bati umwami arantumiye, nzajyayo pe, nzajyayo rwose, jyewe ubukwe nzabutaha. Ndetse ntabwo bahagarariye aho, ahubwo bateye intambwe baragenda. Kandi ntabwo bagiye ngo biyicarire batari bagerayo, ahubwo baragiye bagera aho ubukwe bugomba kubera. Baragiye bose barahagera. Bahageze rero bose basaga nkaho baje kuri gahunda imwe. Nizera ko bose bari bambaye neza, bose bari bagerageje uko bashoboye. Ariko nk'uko Yesu yabivuze, hari 5 bari abapfu. Uribuka ya magambo twabonye muri Matayo igice cya 7 uhereye ku murongo wa 24 ukageza ku 27. Ndagira ngo utekereze ku bapfu. Yesu yagiye avuga ku bapfu inshuro nyinshi, ariko tekereza ku bapfu. Abapfu igihe cyose Yesu avuga ko ari abantu bumva amagambo ye ntibayakomeze. 5 mwaba bakobwa bari abapfu. Mbese bo bumvise iby'ubukwe bw'umwana w'umwami barahurura. Nibiriwe babaza bati, ese bitwaza iki? Ese tuzajyana indangamuntu? Ese tuzajyana iki? Niki kizatuma twinjira mu bukwe bw'umwami? Niki bazatubaza nitugera ku irembo ry'ibwami? Ntabwo bigeze bagitekerezaho. Bo barahuruye gusa baragenda. Bahageze basanga ikintu bibagiwe, ni ikintu cyari kiri iwabo. Ikintu babonaga ku buryo bworoshye, basanga nicyo kintu batigeze bazana. Imana yigeze kuma ubutumwa, kandi nigeze kububwiriza ubutumwa buvuga ngo umuntu ahitamo ingororano, cyagiye ahitamo inzira anyuramo. Abangaba nabo ntabwo ingorane zabasanze hano aho ubukwe bwari bubere, ahubwo abangaba ingorane zabafashe cyagiye bumvaga inkuru y'ubukwe bw'umwana w'umwami, ntibabaze ibisabwa kugira ngo bazinjire mu bukwe bw'umwana w'umwami. Nibagira uwo babaza, nibagira uwo bagisha inama, bo bagahurura gutyo gusa, hanyuma bikarangira bajugunywe hanze. Icyama uyu munsi wa none ukaba maso kugira ngo utazatungurwa. Icyama uyu munsi wa none n'ubumwe mwaba bakobwa b'abapapa, ahubwo ukaba umunyabwenge. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783
0016 Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi.